umwana nzamubyara uko bizagenda kose sinzatwita ariko uburyo bwo gutera umukobwa inanga bakambyarira byaba cyangwa se wenda Imana ikizo nzira tunaryamane uwo mwana avuka. Next. Oh yeah, so urumva now you are very talented kuri microphone, you know. So twabitekerejeho njye na Kaspi twongeramo Nario ariko ntabwo kuvuga ngo tubifuza naho bababaza nanga ari icyo cyo bango ngo turatetana kandi ntabisubije uriya mugenzi wacu wakibajije timu nanga babaho gutetana kuko mutetanya akazi karapfa nabaye urugero rwa hafi iyaba hari kosa nabakoreye nanga bari kujya guhostinga hano nkamagana bataravayo ngo bavuge ati twatanuka cyangwa bimeze gutya kandi nabo kora ko bazi koko bagenda rumwe nango bagenda mu izina rya traffic bashyiraho ngo turi kumwe n'akana ariko izina rya traffic riri hariya nango barikoresha. So ubwo rero nango ibyo vuze ngo nuko kugira ngo dutretane nanga ari uko bimeze kandi nkuko nababwiye gutyo tumeze cyo tatu ntabwiye bahaye ikaze mwakoze kwitabira ubutumire bwanjye batanze amazina yanjye nitwa Semuhungu nkuko blaise abivuze. Turi kuba twatangiye dukerewe habayeho tubazo imfura traffic na bana yatinze setting up ariko ndabashimira mwese mwigomwe mukaza mukitabira ubutumire bwanjye. So nkuko abivuze uyu bebe na bebe yitwa Byose ibyo muzagenda mubimenya hamwe ngewe nawe kurane rwanyu ngo ndi kumwe na DJ Bura ariko nabo babibwira murakoze. Alright, nje nitwa DJ Bura mu DJ maze igihe DJ Bura ndo mu DJ. So Eric dufite amavent uri gutegura ni menshi dufite akazi kenshi kandi ndakeka ikintu kiriho no kubwira abantu nyine like twafite ibintu byinshi byo gukora hari DJ Sweet and then Eric. Yeah, that's it. Ibindi muzagenda mubibona like day by day. DJ Sweet nandi muko mubona ama event turi kugenda dutegura cyangwa amafata atandukanye dukumwe na Eric na DJ Bula hari ibintu byinshi turi kubategurira mu by'ukuri dufite akazi kenshi cyane ntabwo byoroshye ariko tuzagenda tubimeranamo muzagenda mubibona. Yeah, thank you. Okay, so nkuko rero blaise abivuze tugiye gutangira na limit hari ushaka kubaza any question kibazo ufite cyangwa se suggestion ushaka kubaza icyo ushaka so na limit hari ubwo rero blaise yatangira. Buri muntu aragiye abaza aragiye bivuga amazina ye n'ikinyamakuru akorera then abaza ikibazo cye kugira ngo tugendane neza atari ibintu by'akavuyo sibyo Nichamo mu cyama kuri experience. So experience so first of all before you nyine dutangira ninoza ukuvuga ngo iyi Semuhungu experience mureba ino bani inyuma yanjye ni experience yuko undi bantu banyemenyereye nk'umu host ariko ngiye gutangira n'ibintu byo kujya n'investinga muri lounge mu club tubari ni experience yo dufite on Sunday nango nzabanje guhostinga ahubwo n'investinzemo hano muri hano batwakira nyine muri the Sky Sport Lounge n'investinzemo nanga ari guhostinga so inyungu yanje ni mu nyungu izaturuka mu byo kunywa so nanga ruvuga ngo ni host gusa nakazi ko guhostinga naho kazagumaho so nuvuga ngo Semuhungu experience ibintu twazanye bitandukanye n'iby'abandi nuvuga ngo ku cyumweru this coming Sunday umuntu azajya
yizanira inzoga ye yaguze hanze. Ushobora kuba ukunda whisky, ushobora kuba ukunda cognac, ushobora kuba ukunda red wine, ushobora kuba ukunda white wine, ushobora kuba ukunda whisky, ushobora kuba ukunda inzoga yawe yose waba ukunda nyine ya bottle nini, ukayigura hanze kiranguza utayiguzemo hano, kayizana tugasangira hano, kayinjiza. Noneho iyo nzoga mu kwinjiza mu buryo bwa clearance tugiye utanga 10k kugira iyo nzoga yinjire. Niba muri abantu 10 mukazana inzoga ebyiri, ntabwo kizaba abantu 10, hishira za nzoga ebyiri 10,000 gusa, that's it. Kandi si ibyo gusa, iyo Sunday no same experience dufite dinner n'aba influencer n'aba host. Ku cyumweru tuzasanya n'aba host bagenzi banjye n'aba influencer tubanye muri runo rugendo rwo guhosting. Dufite red carpet moment on Sunday. Dufite free cocktail ku bakobwa se cyangwa se ku muhungu uzanye na sheri wiwe couple. So nuvuga ariko kugira ngo bigende neza, ibyo bizatangira saa 11 za nimugoroba kugeza saa 5 za nimugoroba z'ijoro, I mean. So nyuma saa 5 na iyo botije ntabwo bazayemera kwiyinjiza, gusa tuzaturi hano 5 pm kugeza 11 pm umuntu yemerewe kuzana izo nzoga nyine. So ni free entrance, free parking. Dufite iyo red carpet moment nkuko nababwiye, uzayizana boto yawe mumaze mufate picture na za hari ama red carpet kuva hano kugera hara hanze. Ikindi si byo gusa, nkuko yabivuzeho ngo mbese ni kizajya kibaho buri mwaka cyangwa buri kwezi. Every Sunday tuzaba dufite different concept. Iyi ni official yo kwifungura, ariko buri Sunday tuzaba dufite another concept zitandukanye nyine. Dushaka kugira meet and greet, dushaka kugira dinner n'abanyamakuru nko muri hano tukaba atuye abantu twari kuri gutya gutya muze dufite dinner, ariko nyine bikaba ari buri muntu wese ari open kuza nyine turabona abanyamakuru gusa. So ubwo rero no kuvuga ngo imihanda yose Sunday izabiri kwerekeza hano The Sky Sport Lounge, Fama yo The Wave. Si ibyo gusa kandi nangari hano gusa nzankorera n'uyu munsi ndava hano njya gukorera ku Kimihurura Inferno Lounge hafi ya Kokobin. So nawe urumva tuba twadirinze n'akabari tukahita bashyiramo ama promotion bitewe n'ukuntu mwapanze. So urumva njyewe naje gukora impinduka muri bino bintu bya hosting cyangwa bino bintu bya entertainment. Sibyo nize ngeze mu Rwanda, ahubwo nabikoraga no muri Amerika. Nara hostingaga za Canada, na hostinze muri Amerika, nari ntuye za Arizona, za Las Vegas, za Dayton Ohio, za Michigan, hano henshi hatandukanye. So ubwo rero kuza nkahita Dr. muri noze hari abikoraga for fun, ariko hano ubu niwo muri mununzi. Nubwo ari ibindi bifite nyine nkora binze n'amafaranga, ariko navuga ko bino bintu byo guhostinga bino amafaranga yuzi icyo ushaka. So aho rero byambabwiye su hostinga gusa, ahubwo nateye no kujya nkora ibintu bya investing, ugatsishuramo amafaranga, ukavugana na boss, ubundi event yarangira bakwetse stock ihagaze, ubundi ari ukuntu tubibara. So ubwo rero twatangira nkuko warabajije ngo banyine muri makeya. So hari n'ibyo. So ngira ngo hari uwitwa Sam Flash Radio ndetse na TV gutangira kugira ngo ikibazo cye cyambere, ariko by'umwihariko agifatanye n'icyanjye Eric kucyo yahisemo kwambara amahereno mu munsi ameze gutyo, cyane wahisemo guserukana. Sa mwanya kuri Semuhungu experience uri kumwe na DJ Gura na DJ Sweet. Ubusanzwe mu bikorwa ahanini twari dusanzwe tukumenyereye mu byo hosting, uri kumwe na DJ Caspi ndetse na MC Nario. Nabo kuri aba muzakorana kuri projet gusa mu bijyanye no hosting, uzagumana na bariya ntimukiri kumwe cyane ko turi kubona ibikorwa byo hostinga ahenshi ura hostinga wenyine, nabo bagahostinga kwabo. Semuhungu na Nario muri business na Nario na Caspi muri business yo hostinga ndetse bite muri gukorana mute? That's a good question. Wavuze ukorera Flash TV na Flash Radio. Okay. Aba muri kubona yes ni noza project nshyashya. Yes mwe tumenyere nka traffic jam. Traffic jam iracyari exist nubwo tutari kumwe, ariko
hari ibintu tutagiye twumvikanaho, ariyo mpamvu muri kubona umwe ari Nyamirambo, undi Rubavu, Musanze, undi Kimicanga, cyangwa babiri bakaba bari hano. So that's not the case. Usually ngewe I do negotiate, but I don't go for cheap. Nkunda nyine ibintu biri class. Narababwiye ati you guys turi team, ni muzemere ko baducamo ibice nka bya bindi byeze kubaho ugiye nakorana na band, sibyo? So umwe abona akazi ngati ngewe mwana wanjye inzara nange zaza kumwica ngo kuko ushaka amafaranga yo hejuru, so ngo ndajya gukora ako kazi nyine. So kubatse standard yacu ya traffic, niba dukora 1 million mu ijoro rimwe ukagenda gufata 100 bakoraga miliyoni, bwo urabaye ya standard ya traffic jam, sibyo se? So ubwo rero ni muri urwo rwego mw'iyi minsi kuva twaba mu cyunamo twakoranye rimwe. Then njye narabahohoye ndababwira ati okay you guys, here's the things, ngende mugiye gukora aho wamaga, ariko nimwice standard yanyu yo gufata amafaranga make, noneho ubundi ugasanga abo badoye magana cyangwa magana ngahe ufashe munsi ye even mu matse yayo. Sinibyo gusa ahubwo mw'iyi minsi by the way naranatunguwe, ubu nicyatango nishiti zanjye cyangwa turanakorana as brothers. Ndatanga urugero nko kuri scenario yagiye ansaba nk'amanimero y'abantu dukora aba boss kundi n'ingi badiringa amadeal, akaba atekanye ku negotiating nabo, yajyayo hagaruka avuga different stories. Urugero hari aho yavuze ati, because this is the open conversation by the way, ngo Eric mwibuke neza n'ingigo negotiating n'aba boss nkabazanira ikiraka tugakora, ngo hano ngo bambwiye ngo kubera ngo uri umugay cyangwa se ngo uryama nahoje igitsina ngo abakiriya ngo ntibakigushaka. Ukibaza before yuko bajyayo twahosinze ubundi mbajyano inshuro enye, ubwo n'ukwezi sibyo, rimwe mu cyumweru ubwo n'ukwezi, kandi abantu banjye ni host n'uzana abantu sibyo, harakubise haruzuye 1 2 3 4. Noneho iki gihe ni gute babonye ko uri umugay kandi usanzwe uri we n'ubundi uri open nta kintu hishe sibyo? Habona ko ari nk'ikintu cy'amatiku, cyangwa se akagenda kanca inyuma akanegotiatinga low price, akahita twara abandi bantu akabatwara yo ngaho, which I was surprised. It's not good, you know. Niba mwakoraga n'umuntu kamumenyekanisha, kuba benshi bamenyekanye kubera izina rike Semuhungu, ntabwo twabica ku ruhande. So nsubiza rero uriya munyamakuru wo kuri Flash wabajije ikibazo, narabwiye ati okay kuborohereza, nimushaka ko tujya gukora turi batatu amafaranga yaje ameze neza tuzagenda, ariko numva ari amafaranga ariko ko ndi nabibonye ndumva njye ahubwo na guri kino urugendo natangiye by myself, nkagira abandi bantu wenda bazajya banyunganira, ari we DJ Bura na Byose, twatangira wenda nkakora ikintu gishya. Saba rero bano gusa njye najya kubona deal ahantu nkabwira n'abahungu banje koga wanje baba badahari, nkashaka abandi ba DJ, apana kuvuga ngo no team imeze gutya ngo bigenze gutya no. Sinzi maye ngusubise ikindi harowaje ngo mbese ngo kukina isimo kwambara gutya ngo nashyiraho ngo n'amaherena. So ni fashion, as you can see nambaye ni kaki, nino ni kaki, so no nambara umukara n'inkweto hasi n'umukara, so mu bintu bya fashion cyane. Ibina danguruva ngo se ngo nase amaherena n'abakobwa, no, this unisex earrings ni iz'abangu n'abakobwa abantu bose bashaka kuzambara. Yes, next. Tukiri kuri traffic jam. Ubwo tumaze kumenya ko bari abasore mushobora kuba mutakiri gukorana kuruza. Watandukanye na Brenda kubera ikigendanye na standard. Bari abasore nabo mutandukanye kubera ikigendanye na standard, urakora deal ziremereye kandi bo bakeneye deal zo hasi. Bumaze gutandukana n'abo bantu kubera ikibazo cya standard. Ikibazo nticyaba ari wowe, ese ikibazo nimba atari wowe, isomo waba ukuye muri ibi bintu ni ibihe
kubera box aho bose muri kugenda mufi ibiciro birashoboka ko wenda ushaka gushyira ibiciro hejuru kandi wenda industry ibiciro biri hasi isomo ukuyemo nyuma yo gutandukana n'abo bantu bose. So nanko ari nge kibazo because ari nge kibazo iminsi yose bamaze bakora baba baravuye bakavuga ese umuntu avuye ngo avuge about these things now sibyo. Ikindi ahubwo mbona ko arimo n'agashyari niba umuntu agiye gushaka akazi akavanga ariko Eric ngo banza udashaka ko dukora ngo uri umukire ngo ufite amazu ngo twe turacyakodesha mwakavanga ufite imodoka ngo ngenda cyatega moto sinumva nta gashyari karimo. So niba abantu no for real though rumva nkunda ibintu bigiye straight to the point now mfanza guca hano ngo hariya ngo kandi ngiye Nyabugogo ngo maze guca Nyarutarama kandi Nyabugogo ya Niremera cyangwa gaca Sonatube sibyo. Umuntu niba akubwiye ngo Eric ngo naho ushaka akazi ngo kuri gufata ngibira ngo ushaka ngo tuziduhenze ngo cyangwa andi kwanga amafaranga batayinjije ngo bari gushaka udanga wenda nka 400 wenda nka yanga cyangwa magana ngahe ukasanga ndi kuyanga nango ari nje kibazo. Sinje kibazo ahubwo niba abantu bashaka gufata amafaranga make cyangwa kwa kundi abantu bagira inda nini niko nabivuga. Kwa undi abantu bafite inda nini bashaka urazi yo muri group muri abantu batatu umwe bakabateranya nuko na boss rigabana bateranya ati ndashaka uyu umwe wenyine ngenda guhaye wowe uzi sivyo ukemera koze naguhingera ni iminsi bamaze ghosting ahantu harenze nka 5 sivyo kandi bakahamagara bakaraho babura abantu bagahamagara bakiriya banje tiranje bakabaze ko abantu bari kumamagara non stop bimeze gute nawe ati bariyo benyine kugera sindi ati ntango tujye udahari ati nje sinjye hari aho udahari pe naho ndi ukubeye. So niba yarinda nini bakabyemera ngo dusha umuntu akaburugiro kamuvanga dushaka uyu muntu umwe cyangwa babiri kandi babizi neza ko turi team bakaba baragiye tukaba twishe ya standard y'amafaranga traffic jam izamukiraho igiye guhosting nese ibyo byite sinda nini se ninda nini. So next Byose nitwa Mustafa ndikorera no gukurikirana aho mu hosting hose samwebeje neza uraza kwizera gute abandi wabonye ko batazajya kuri yabo wari ko niba watandukanye na Ben kubera ikibazo kimwe utandukana na banari kubera ikibazo uraza kwizera gute ba DJ Street na DJ ko bitazagenda gutyo. Yeah, so Mustafa, thank you for your question. So nukuvuga ngo sinzi mbari na wabyumvisha ko navuze ni ubuko bimeze nambere niko byagendaga ariko niko twari turi team nyine y'abantu batatu. Navuze ni ngiye n'undi kandi udiringa ibiraka n'aba boss sibyo. Nzagenda mfate ikiraka kuko nubwo duhuye niba bafite ahandi hantu bagenda bakorera sibyo. Ngewe mbabwire bazanire babwire ati okay ikiraka cyanaha uyu munsi n'uyu ayo available n'abari available tujyane n'abadahari cyaka abandi ba DJ cyangwa abandi aba MC nkorana nabo sinzi mbari none ko byumva. So nuvuga ngo sinzi niba ngabo nakonganira nukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze uriko na traffic jam ukuntu I guess ukuntu mwakoraga ukuntu mwagombaga kugenda no kuvuga ngo uko mwagenda mwagomba kwa muri batatu sibyo apana kuvuga ngo uyagiye aha n'undi yagiye aha. So currently bite ahantu nkorera na Kewora. So no kuvuga ngo imikoranire yacu nago ishobora kuzagonga umunsi mfite nkora ahantu sinzi niba icyo kintu murimo kucyumva. So like turi gukorana dufite ama projet menshi dufite abantu benshi tukiri mu biganiro nabo tugomba gukorana nabo ariko nyine twebwe nago hariho ira limitation yo kuvuga ngo Sweet abonye event ye nyine ngo kugenda wenda bizaba ikibazo sinzi niba nabisobanura. So kubyumva noneho ikibazo cya kibanga nicyo gisoza kuri muri promotion mwagiye mukora
basaga n'abafite platform nini ku buryo utari gusaba press conference utari gusaba iki mwi promotingaga bigakunda so platform za DJ Sweet na DJ Undi zimeze gute my event muzajya mukora icyanyuma rero ikijyanye na kwafi wahinda kubera iki wakunze ko dreads kogosha Okay, uvuze nti abantu twakoranaga bafite platform cyane cyari question ya mbere ati aba turi kumwibaza yamfasha gute ibijyanye na platform. So nuvuga ngo nayo ubwanjye mfite platform ndiyagije niba nakoresheje umunwa wanjye abantu bose bakagira hano nuko mfite platform si byose kuko ninjye bateguye na press conference kandi si ibyo byonyine kuko ninjye wari host n'undi ninjye babaga bategereje ko nza n'ababa nk'ubu urugero twajya dukorera nka hano urugero twewe ndi ni Caspi ni Nari eri abantu bari he ko turi kwamagara abantu kubera iki ninjye host Caspi akazi ke ni DJ so at the end of the day i press conference nango ari about yo guhostinga gusa ni no kuganira n'abandi bantu ko na kenshi ibinyamakuru byaje binsaba ngo tuganire ariko nakunda kuboneka cyane ngo ngiye mu binyamakuru nka gutya abantu benshi so niyo natekereje ati you know what shall kuganira di crunching same experience noneho tukaganiramo nkanabwira imishinga y'ibintu giye gutangira bindi atari best kuba ngo nango bantu tugikorana nimumve ko ino press conference iri ari kuvuga ngo abantu twakoranaga hoya ni kuvuga ahubwo ubungu experience Semuhungu imeze gute so ariho nababwiye ati natangiye ku investinga apana no guhosting yes so nkuko nababwiye ndava hano uyu munsi ko amenye mu mwanya na interview nirangira ndajya ku Kimihurura twapanze n'abanyiri Inferno ira club ira lounge twa Inferno aho umuntu arajya gura byerenye bakamwongeza izindi ebyiri z'ubuntu kugura pizza imwe bakongeza ya kabiri y'ubuntu so kandi urumva akabari nka ku Kimihurura aho gura byere enye bakongeza ebyiri is a big deal you know yeah so urumva siganye nka diringa n'aba boss tukari ikintu cyo gukora then nkakizana ku meza so icya kabiri warubashije ngo kuki niyo gushishije gutya sinzi mai cyambere wanyuze kugira buri muntu ajye satisfied n'ikibazo kinango ndumundi dictator so icya kabiri abashije ati Eric kuki bimeze gutya after look imeze gutya ubuye gushishije tukufite imisatsi urumva njye ndo muri Amerika ari ukuntu mbyuka mu gitondo nkashaka looking at different cyese ubu kumisasanya kurava ubundi naharanguye none mduvuga ngo gahise ugaruka ari no musasanya kurava I think I'm quite vitamin menshi anyway so nabyuseje ubundi ndabate you know what zuba rigiye kuza kandi samwe mu Rwanda numvisha abashyushye cyane ndabati you know what reka ngira ka new look so mu new look rero niyo mpamvu niyo gushishe gutya ngana ngo singagabanya nkaruko nyazi gentle tujya bindi abantu baturira muri indi ishusho cyangwa indi ngo sibe nguriya mukobwa cyangwa cyoya so naturo umusore mwiza sibi bamusubije murakoze hoya bampi naranapostinze ndi kuzikata mu rugo one by one nawe njyewe komana subumana ngiye gukuraho dread nini ko ni wacu bumiwe nta kintu babikora mukunzi ntacyo yagutegeka mukunzi kuzajya none ese uyu mwana wanyonye ko nta kintu muri kumuvuga uraza kubitubwira kugira ngo ikindi kibazo dukurikije ubu izina ryawe kinyamakuru ukorera ikirundi kibazo urakoze nitwa Matata Christophe Bright Africa News Agency shakoza Semuhungu impamvu iyi event yategura ku cyumweru kandi ku cyumweru next day ari akazi buriya ntabwo mwibeshye ku munsi wo gutegura event urakoze so urumva hano twajya twarakoreraga n'ubundi hari umunsi narafashe ari ku Cyumweru before yuko iba the Sky Sport Lounge so navuganye na new owner wa hano musaba uwo munsi ariko no musaba mu bundi buryo ari uko investingamo atari guhosting so kandi icyo twabonaga abantu so ubwo rero ko dufite club nziza hano harimo club nziza service nziza byo kurya biri fresh bitandukanye na previous owner yitwa The Wave uwo new owner
afite ibintu biri classe, ibyo kurya byiza utasanga ahandi, bitekeye aho biri fresh, club nziza, service nziza. So rero ibyo bintu tugiye gutangira ikintu cya kare, apana urugero natanga nkwe naho kuri piripiri kwa ndi abantu batangira kumanga bakagorobya paka ninjoro. Cyangwa tugiye kujya gutangira ikintu cya kare, atari kuvuga ngo ni club ya ninjoro, tugatangira nka saa 10 So rero icyo kintu bivuze ngo nango nabura abantu nango twabura abantu kuko nongeye nazanye n'ikintu cy'umwihariko aho nemereye umukiriya kwinjiza inzoga ashaka your favorite drink cyangwa inzoga ukunda wowe uvuga ati iyi boto niyo boto nkunda, ukayigura hanze ku kiranguzo ukayigura hanze ku kiranguzo ukayizana hano noneho kwinjiza hari ukayikiraringa 10,000 gusa. Niyo wazana n'abantu 20 bafite boto ebyiri bishyuza za boto ebyiri gusa 10 gusa, 10 boto imwe ikinjira. So abantu rero urumva abantu benshi niba boto urugero kangwa simple example matata niba no boto igura 150 mu kabari ukayigura haranze 60 n'amafaranga menshi urabu savings kuze rero uri umuntu uri class cyangwa se n'abantu basanzwe ukazi kwirishira 10 kugira uzisange n'inshuti zawe nango byagorana. Kandi si nibyo gusa ngo dufite dine n'aba influencer, dufite red carpet moment, socializing n'abashuti, ama free cocktails. So I strongly believe kan nzabone icyambere no kuba positive pana kuba negative. Murakoze. Reka dukurikize uyu mugabo Jean Paul cyangwa Champi bari muri BTN no muri Avuye. Uvuze ko kuri Sunday experience umuntu azajya azana boto yiwe nta gihombo bizatera hagati yawe na owner w'ahantu uzakorera. Niba icupa rya visi yo kwihanga harigura 200 wa mugani wawe hari ukarigura umuntu akarigura 110 ugatanga ibyo 10 nta gihombo bizatera hagati nta conflict bizatera hagati yawe n'uwo mwagiritse. So nkuko nakubwiye ninvestinze mu byo kunywa hano nahuye na owner wa hano nanjye nashoyemo hariya mu byo kunywa. So hari ukuntu twabibaranye ibanga ry'akazi naho nza kujya muri detail ariko kubera ko ni launching ndi launching kino gikorwa so ni umunsi wa mbere tuzabitangira gutyo. Next nuko nabwiye next week tuzadufite indi concept itandukanye ni ibintu bishya abantu batagiye bamenyereye. So novuga ngo nango tuzahomba impamvu tuzahomba ni gute iryo cupa wazanye nango ngiye kumira kunya gusubiranze ngo uzanirindi. So ni one bottle warimara ubwo baba kwa Mr. Band warimara wemere kugura ibindi byo ushaka mo hano. Ni impamvu turi launchinga nango dukurikiye inyungu cyane. Ubundi uri gukora business ko je muri ibintu bya business cyane nango nkurikira yanyungu cyane ngo nahomba nagira utoya cyambere no kwibanza ukamenyekanisha yanoza yawe ya concept yawe wateguye none no kugira abantu n'ujye utegura n'ibindi bamenye ati uyu munsi ku cyumweru na imihanda yose irabiri kwerekeza ahantu Semuhungu ari gukorera. So rero nkusubije wowe umunyamakuru wa BTN TV ni one bottle per person cyangwa se ushaka no kuzana ikintu ufite ukayiguramo imbere ariko imbere urumva is very expensive nawe no kujya kutirukana abakira ariko numva ibintu bizatangira saa 11 za nimugoroba kugeza saa 5 z'ijoro kandi bundi club ifunga saa 8 saa 8 ariko urumva ko ari ku cyumweru cyangwa weekend. So nuvuga ngo amaboto abaguzwa aho ngaba ya maboto ni abantu batangiye saa 11 kujya kugeza saa 5 nde wayamaze sinzi mba wabyumvisha. n'umugabo yabanje nakoze sinito Alexi ikinyamakuru cyitwa gusa ndetse na YouTube News Africa. Ikibazo cyane cyambere cyagira kiti kuba uryamana n'umushyitsi hano mu Rwanda ngiye gujwe ndavuga kuba uryamana n'umushyitsi nta kibazo kuba uri umusangirangendo ntacyo bikugabanyirizaho mu bikorwa byawe cyangwa se bihungabanya mu bikorwa byawe ukora abantu ugasanga barimo kugenda bakwishisha. Icya kabiri iyo bahamagaye urabona mu timu iyo bahamagaye umwe muri timu yayo hakorwa iki kugira ngo ejo bakubwira ko arikomojeho hari abahosta ababahereza akazi cyangwa se abo mukorana ariko bagerageza kubatandukanya bagahamagara ngo turashaka runaka icyo gihe mukora iki? Yes, ikintu cya mbere ubashije uvuze ngo kurera News Africa ni n'umusanzu
so ni ukuvuga ngo nta kintu kigiye gihungabanya mu mikoranire yanjye ngo na sexual orientation yanjye n'akazi biratandukanye ko za nkorera nango haza abasangirangendo haza aba straight aba mama aba papa urubyiruko young generation sibyo so nango ngenda azi Eric ngo nk'umusangirangendo ahubwo ngenda nk'eri kugiye gukora akazi sibyo so niyo mpamvu n'umubosi yahamagaye njya diringa nanjye ahantu hose nanga ibyo kwikina cyangwa iki ahantu hose most of the 95% y'utuzi twose guhera last year mu kwa 8 kugeza mu kwa 4 95% njye diringa n'ababoss kandi nkakora hakuzura bamwe muri mwe harabageze aho nakoreye cyangwa bagiye bagira cyangwa mwaje mubona na postings habahuzuye ni kwa ndimana gusiga nyine igikundiro abantu bose bakwiyumvamo yes hashaka kuzana n'abasangira ngendo ariko bazanye mu byaje byabonye nuko watumira abantu bose bakaza but abantu babajaho kugira to be making it clear n'aba mama aba papa urubyiruko abantu bose all genders nyine so rero na mi kuranire ihinduka ngo cyangwa kwishije ngo kugira ngo ni kanaka uraho ya kuko ari ibyo twajya tubura abantu n'umuntu wakandagira aho kwera ko wa mutima uryo approachinze abantu kuko rero uvangiye hano ndekana n'abandi ba host njye wa host ubu ngubu abantu batanye kujya babyigana ugera ahantu venue nkabanza nkakora advertising nkahavuga ubwiza bwaho nkakundisha abantu baza nkabacamo simvuge ngo ndi monster cyangwa nkagenda bagreeting nkabasuhuza tugiye wa muntu abona ko umuntu w'abantu ahubwo nawe ngura muntu twaje kumusupport nawe dore kunye yigize nanubwo ari kutwegera nanubwo ari kutwikoza gihe n'igihe yuno turagira kuri stage cyangwa nsuhuza abantu barakara cyangwa n'abana baragira kuri iyo living ababoss batanye kumagara Eric wakire none abantu batanye kugenda ngo Eric nawe urazi uyu munsi kandi ari just so show up nyareba abantu n'icyaho kandi am host kirikewe na cyako entertaininga nkaba nababyinira cyangwa mfite amaterme menshi nkaba entertaininga mu buryo butoya ariko ubundi abantu benshi nange tuje ikibazo cyawe wa News Africa nango abantu banyisha cyangwa bituma ngo clientele yagabanyuka ikindi cya kabiri babashije ngo iyo batumiye okay aho nabyumvise ati iyo batumiye umwe undagasigara bigenda gute aho twabisubijeho kare sinzi ma bitabyumvisha icyatumye ni team ya mbere igira twese ubundi twagendaga turi team y'abantu batatu sibyo cyetse je bundi nyine bihindutse umwe akagenda hano kubera inda nini ndakajya hariya kubera wenda ari kiraka bavuze ngo ashaka uyu ariko muri twagendaga turi abantu batatu as team nyine ariko ubu ngubu gutya no team tuyo korana nkuko DJ Bora yababwiye duhe n'undi yari afite akandi kazi ahandi hantu kandi dufite n'ibindi bikorwa byinshi bigiye kuza so to make it clear nkuko nabivuze ashaka ko ari ahantu avugana n'umuboss kamye ati nshaka Eric Semuhungu kandi nawe twaza muri kumwe tujye tuzagenda turi nyine team ariko niba bavuga ngo Eric dushaka niba makazi as Eric nyine sibyo uko nashoye hano cyangwa investing ahantu maybe ko munsi Bora afite hano kuri ufite contract ahantu nango siba ngo kuya ngo abanyakandi kaza handi hoya guma kuri contract ko bawisha amasezerano na contract yano kore cyo gihe nzaye na nkazi Eric cyangwa nshaka undi mudije twajyana cyangwa ni MC twajyana sibyo so nanga ari kuvuga ngo Eric azajya gukora hano ngo umuntu nanga ari kumwe n'uyu tuvuga ngo Bora Eric ari gukora wenyine ngo nabarabyiraranye hoya so turi kumwe ne nk'aba partner tugiye kuzakorana ama business y'imbere ari kuza ako for now since hari ama active contract ziri going on hano bakora nangwa abantu najya harango ngiye nkakorera hano ngo birabyishe ngo ko tukorana hoya so nuvuga ngo birisha icyo cyaka kubwira bitandukanye no kontu twakoraga mbere bundi bino bakoze bishe amahame ya noza traffic jam yo kugenda umwe hano ndakajya hano cyangwa se akanci inyuma akajya kunegotiatinga n'ababosi ari njye bahuje cyangwa njye bahaye nimero akagenda akafata low prices akahita shyira abandi bantu bitwicira standard ya traffic yeah sinzi bamusubije neza murakoze uyu mugabo
biza gukora mu mujyi wa Kigali gusa cyangwa se ushobora kuba byakwagukana kujya mu ntara y'Idasanzwe za Musanze akaba gatoya n'akabasi wenda rero ko gusangira rero n'akitwaye ese mwaba mujya gukurikirana yenda amakuru ya mugenzi wanyu motion muri kino kibazo. Oh my god, okay. Murakoze uwo munyamakuru w'igisabo. Yes, no kuvuga ngo duhostinga ahantu bitewe nuko baduhamagaye cyangwa se tukareba inyungu zacu, tukareba tse okay hano hani tugenda bizadutwara consommation y'amafaranga na gutya se essence imeze gutya se advertising imeze gutya. So yes, dukura ahantu hose ko nubu hari ama event iri gutegura n'ibicamo bikaba confirmed dushobora kuzajya ku hostinga i Brussels mu Bubiligi muri Belgium. So nanga ruvuga ngo ni hano gusa Gisenyi tuba dutumiye twabona biri gucamo twagiye Musanze twagiye Nyagatare whatever as long as amafaranga tubona nyine bimeze neza twagenda nta kibazo cyane anagenda you know. Sinzi baranga ucyumvisha none icya kabiri abashije ngo uravuze ngo ndumusangira ngendo ngo none se ngo Moses motion ngo turikurikira amakuru yiwe sinzi bari mutarabonye amakuru anoza yanjye statement yanjye ngi nitandukanyije na Moses n'ibyiwe byose kuko ninge muntu wajyaga muvugira ndi muri leta z'ubumwe za Amerika habaye nuza nyinshi nkamuvugira aho ngo passport irimo ngo F kandi ari M igitsina gore kandi ari umugabo aho za video zarikingaga ari gukora imibonano mpuzabitsina muri biki bikarikinga aho bavanga ibyo birumogi uzama space z'amajoro twaraye ndi kumuvugira nako twari amajoro menshi cyane muvugira ba mu beti mijugujugu you know ariko ejo wundi ura mwana w'umuhungu yararengereye burya hari abantu benshi bifuza amahirwe nk'ayiwe bayabuze benshi bafite za Madeni Rwanda. So niba rero amahirwe yarapfishije ubusaka bitwara mu biyobyabwenge tukidroga ubutabera buriho amakuru nzi nuko kari mu ashinzwe umutekano zazagizwe imbere y'ubutabera ahanwe nabo mwera baremore kuri gusa nango mu kigiki ngo nuko ngana musangira ngendo twitandukanyije nawe ni kuba umusangira ngendo nawe bivuze ngakora amakosa kandi bikoze nka Moses motion nanga yabikoze mu izina ry'abasangira ngendo. So nuvango birabine yakoze nawe wabishyikira n'umusaza atinya nyina so ahazanwe pe ndagira bavango hey ngo abasangira ngendo bose ngo bapfe ngo bagira oya yabikoze nka Moses turahirwa pana mu izina ry'abasangira ngendo kandi nagiye numva ese rikine muvugizi wabasangira ngendo yerega ndi human activist ndi human right activist cyangwa human right defender umuntu kugira gatete kakabuzima umuntu cyangwa se umuntu urengera umuntu wari wese yaba ari abasangira ngendo yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu gender so waburiwe cyo kuvuganira mbona urengana so mutabange se ndamuvugira gukora umusangira ngendo ya gende mu human right activist cyangwa se mu defendinga kimwa mu Kiri kivuzeho ukora Kigali show ikindi cya kabiri dukunze kujya ahantu hosting abantu benshi ugasanga benshi barahiye nanabyuka bishyashya we n'irihe banga cy'umwihariko wawe ufite kandi ahantu hitwa hosting ngenda kubona harimo yahakubise buze mu gihe abandi usanga hari abahiye abari mu rugero rwinshi. Urakoze w'ikinyamakuru kigali-show.com. So nukuvuga ngo ikibazo cya mbere urabashije ati mbihuza gute kuba ngo ndumusangira ngendo no kujya guhostinga cyangwa no gukora kwinvestinga mu tundi tubari cyangwa business right? Harimo abantu batandukanye badahuje sexual orientation. Nabigarutseho kare sinzi I think wacibajije hariya. Nababwiye ati ngenda nka Eric Semuhungu sinyira nk'umusangira ngendo. Erega kuba umuntu aramusangira ngendo bivuze ko kazi wakoranye natagakora. Sibyo se?
kandi nawe ngenda nkuko nabivuze kare nawe ngenda mu izina ngo riyo basangira ngo ya genda nk'Eric Semuhungu nyine uri hard working kwa konzi ko udakoze ntaryo kandi his excellence yaravuze ngo twihangira imirimo so umurimo wanye narawihangiye so niza ariko ngeze i Kigali ugiye kuri yajangira yibona ahantu hose nagiye hosting yaba muri Amerika yaba Canada abantu bakwitaga bakuzura hariho nasubije hano imba ari Mustafa nababwiye ati cyambe no kugira umutima mwiza uzi gusabana n'abantu uri umuntu w'abantu utagira amashyari abantu bazakwiyumvamo ukaza ukabisanzuraho ukabasuhuza ukagira ute babantu baba baje rero ntango baje ngo baje kuri umusangira ngende ntango mba naje gutega mba naje ku entertaining abantu ko ndi muri noza category ya entertainment so rero abo bantu uvuze ngo habarimo aba straights cyangwa abasanyanye n'abatarasangira ngendo ntabwo babaje ngo baje guhura ngo nahantu baje guhurira oya baje kwenjoyinga gukora stress abantu bafite stress mu mutwe bashaka gukuramo ya stress sibyo bashaka kwinywera bashaka kuruhuka so ibanga rero ni uguca bugufi uko ibintu n'abantu udafite abantu ntacyo wagiraho kure nzibanga ry'ubuzima niba uca bugufi nkabana n'abantu neza n'abantu bakakwiyumvamo niba waje kwifata gutya bounce guhagara hano cyukanywa champagne ukigira igisire akaguruko kandi wanyise ukahita wanduka ukagenda wa muntu waje afuteza avuye ngiye abantu baje bategana izina ry'Imana mu ijuru ngo mvuye Nyamagabe mvuye Kirehe mvuye bate man sometimes nkarira man tuvuga ngo siko nabarishe kugira ngo ugireho ataje no kunsaba just mbone face to face ari bangaje kuntereta just kugira ngo mbone face to face so tunygira ikintu so ari gihe nyine umuntu akwereka urukundo kibaza se why me you know so right now nabakondi mu ba host cyangwa se mu ba event host ntabwo ari byo guhostinga guserega ndi brand ambassador namamaza ibikorwa by'abandi bantu atari no guhostinga ndabipromotinga sorry ndabipromotinga kandi ibyo byose babimatara ko bavangirike ngo numusangiranyi no cyangwa ngo numutinganyi wareva ko mukunda kubyita bamakazi banyizeye ko business yabo iraza kunguka tuve mu by'utubari abizi namamariza ahantu hatandukanye ubu mw'iminsi ndi kwamariza muri kwizera furniture ikorera ku Gisozi abantu bafite inuza nziza cyane ibintu by'utubati intebe n'ibiki byose yamaye akazi ko anyizeye ko nzamubwirira ute nzamuzana abakiriya abo nabamariza imisatsi abo nabamariza aba electronic so ibyo byose nango biri hamwe yo shusho yo kubangera no musangira ngendo no ahubwo nuko akwizeyemo ko ushoboye so cyakabiri wari wavuze okay thank you undi ndagira ngo ego ariko Byose nagutanze kamuhira abaze gufata abantu batatu kugira ngo tunasoze ngira ngo Byose nakoze nagi komere just makuru wigenga cyangwa se ubuhamya kumva ko uri umusanyanye nyine reka tuvuge gutyo ariko ntabwo turabona umusangirana urugendo umuntu musangirana urugendo we abaye nicyo kibazo wenda wigeze kugira ibibazo turabizi ukabona umusangiranye ariko uyu munsi ntabwo wigeze umusimbuza ikindi kibazo gihari cyangwa se abandi bakorera imihanda vuba yuko Kaspi ushobora kuba ari ukuru mwigenza inde Kaspi kwa rukuntu yo bam Kaspi ukuru mwajyaga mubigenza Kaspi muramubeshyeye Kaspi nyuma yuko by the way bino byo atari byo gukorana mufata nka brother mufata nka young brother wanje kuko Kaspi twamenyanye 2019 nyeba cyane mu 8 nyeba muri Amerika niyo tutakorana muri bino byo guhostinga tuzakomeza tuba inshuti inshuti yanjye na afite umugore arubatse Kaspi DJ Kaspi yitwa Rugamba Jean Claude asanzwe mu mwenshi muzi kuri Flash hano hatandukanye arubatse n'ubukwe bwe nari ndimo by the way yari nanjye marene w'umugore so urumva rero ko dufitanye ubucuti bwacu guhera kera so bivuze ngo rero nango Kaspi duhujwe ngo nuko hari ikintu twaho yanasha yo muzana mubaza abanyamakuru mushaka mwamuricinga mwamubaza nango aricyo
nanga ari cyo pe icyo ngicyo nanga ari cyo mwarungo gusangira ngendo n'icyo ya Kaspi mwubayira ko ari mariye akaba n'inshuti yanjye akaba na brother wanjye ibyo naramupresence mama wanjye ubwo yari mu Rwanda minsi yashize aha ikindi simba ntamubiri marene mu bukwe so ikindi rwabashije ngo mbese ngo ngurwo igendo ngo dusangiye nande rwo sangira ngendo ngo ninde ngo ko twabanaga mu isi ko yitavye Imana erega reka mbabwire sexual orientation inangarukuza hano ngo twiyambe buse twiyakane ka rubanda ni ibintu bibera nkuko umuhungu n'umukobwa bagenda bakikorera mu buriri natwe byacu bigenda bikorera mu buriri ese ubundi bizi neza kute ko natari girlfriend wanywe ibyacu kazabimenyesha ubundi ibyo se ko tubwire so sebe bababwiye kadufata abantu batatu banyuma twihuta ariko nanone tujyanirana n'ibyo bintu ngo Semuhungu amaze iminsi mu masengesho kwiriza urusengero wabari kumusanga Akanabyara ubwo rero akitubwira ubona cyasoza kuri iyo ngingo amaze iminsi mu rusengero bagusengera icyo kintu nabitubwire we ese Semuhungu wifuza kubyara nako shangazi Semuhungu kugira ngo tubisoreze rimwe ariko duhita twambukanira ngo tujye gufata ibibazo so yes nkuko Blaise abivuze tumaze iminsi mu overnight masengesho baramanuriye ko ngo umudamu wanjye ari mu nzira ngo kandi nzamurusha imyaka 5 kandi tuzakora mariage sinzi mbare mugira ngo umwuka wera basobanurire ariko biri mu nzira kandi ikindi yes nkunda abana nuko nakomeje mbivugaho cyane mu Rwanda nabonye HDI jondi yari iri kuvuga ku by'umushinga uri muri Montego nshinga amategeko cyangwa muri Rwanda Parliament wo kwizajya bakora ibintu bya IVF cyangwa se by'imyororokere se cyangwa ibyo bya surrogacy aho bikaza bikora ku mugore n'umugabo babana badashobora kubyara ubwo surrogacy ko byumva uburyo umuntu ashobora kudonating igi sinagore cyangwa se ukaba batera umuntu umugore inanga cyangwa umukobwa inanga akaba yagutwitira ubundi umwana akaba ari uwawe atavuga ngo ni umwana uvuye ahandi so ibyo rero bishatse kuba ni igiki iby'Imana na inzira z'Imana ziratinda ariko zikigira aho zikaba Imana ni mu mudamu koko rero nabwiye Imana ati Imana mwishyize mu biganza byawe n'uwo mudamu koko cyangwa umukobwa kambyari cyangwa tukabana cyangwa tugakora ubukwe nzamwakira ariko nabyo ndashoboka mfite alternative yuko ngomba gukora irano za surrogacy narabisevingiye ndacyari muto myaka 33 ngiye sinyamisha imyaka yanjye ndashaje imyaka 33 umwana nzamubyara uko bizagenda kose sinzatwita ariko uburyo bwo gutera umukobwa inanga bakambyarira byaba cyangwa se wenda Imana ikizo nzira tunaryamane uwo mwana avuka next Pakingi era mora kuri cyane kwa next TV tugarutse kuri timu yawe timu zisa no zaserutse ari muri no genda yari timu yibanze cyane ku gitsina gabo abantu bakora iya kabiri yibanze ku gitsina gabo yongeye mu scenario kubera iki ya gatatu wongeyemo bavuze ko muri kane kiremo umukobwa ni ukubera yuko wenda muri abo ngabo mwakoranaga ari abagabo ari igihe cyagera mukaba wabifuza oh yeah so urumva now you are very talented kuri microphone you know so twabitekereje nge na Kaspi twongeramo Nario ariko nangoro kuvuga ngo tubifuza naho bababaza nanga ari icyo cyo bango ngo turatetana kandi nabisubije uriya mugenzi wacu wakibashije timu nanga babaho gutetana kuko mutetanya akazi karapfa nabaye urugero rwa hafi iyaba hari kosa nabakoreye nanga bari kujya guhostinga hano nkamagana bataravayo ngo bavuge ati twatanuka cyangwa bimeze gutya kandi nabo kora ko bazi koko bagenda rumwe nango bagenda mu izina rya traffic bashyiraho ngo turi kumwe n'akana ariko izina rya traffic riri hariya nango barikoresha so ubwo rero
nango ibyo bivuze ngo nuko kugira ngo dutretane nanga ari uko bimeze kandi nkuko nababwiye gutyo tumeze cyo batatu ntabwiye tubu ubundi biba timu iyo nahandi hantu bafite gukorera ari ahantu bamwe mukorera muri abantu batatu nyine bati niba duhamagara na numwe uragenda handi turagenda twese turi batatu sibyo iyo nibwo byita timu sibyo ubwo rero gutyo bimeze yafite ahantu ajya akorera naje afite ahantu ajya akorera nango nkuko nabisobanuye sinzi mari mutari kubyumva neza navuze ko aba bantu turi kumwe ni nabona ahantu badushaka ngo twavuze tufite ama business imishinga myinshi hano n'ahantu turi kudiringa n'ahantu turi mu biganiro tugenda idawe turi batatu cyangwa turi babiri sibyo ariko naba afite akazi ari we bashaka ahantu wenyine uyu cyangwa uyu ntabwo nzamubangamira ngo ntugende kandi sinzi muri kubyumva kandi afite ahantu wenda yasanzwe akorera so nuvuga ngo uko bimeze ubu no kubyo bimeze mbere biratandukanye niyo mpamvu nyine atanye same experience yo turi batatu kukibye ko bose amafraya hano amen kuri bana bose bari sibyo urabona byumva yes so ni nuzanye natangiye ariko mvuga ngo nzayema ndi kumwe n'uyu ko uyu si mwizi bo nona ari gihe katwe yabaga ariko tudivuye uyu mwaka kuducurangira yagiye muri byandi bya TV 5 wa TV Monde whatever muri Côte d'Ivoire impamvu uyu mutipe ati byuma biri no standard natabona no mutundi tubari by the way sivyo gusa hari abantu bajya basinda burya bari mu kazi mutipe amenya ngo arakora akazi nikaranya nibwo ashobora kunywa kuri iryo cupa cyaka batanarimo nanga inzoga zimu controller ngawe yakwica akazi so sinzi bari kubyumva nanga ari kuvuga ngo nari mbuzi ndi muntu namagara nuko yajyaga dukora n'ahantu hatandukanye muri traffic ikindi kibazo nshaka kukubaza uvuze yuko utegereje umudamu igitekerezo yuko azava mu byo muri mu bitaka ngo musangira umudamu ntazava niba niwe wago tugaye yuko witeguye umudamu azakubyara wewe ujya wicarwa tekereza yuko wareka ibyo usangira ngiye niko navutse ariko nziko ko Imana ikora byose so nkuko nagiye muri Amerika narabyeretswe nubwo nadikunda gusenga cyane narabyeretswe ubwo nasenga cyane namwe inzoga naragize ute 2013 yes South Africa ngira ngo niyo Amerika ngezemo kumba Amerika iracyari mu nzira ngenda mbayo guhera 2016 izara 2024 naga muri Amerika ubwo ni imyaka 9 sibyo so ubwo rero nibi byo bamanuriye inziko ko kuko byabaye nasenga 2013 ngeze muri nagiye muri South Africa 2014 2016 njya muri Amerika imyaka 2 so nibi niyo mpamvu nabikize mu maboko y'Imana ndavuga ati man bwo ko abantu basenga ibyo banyeretsweho cyangwa ibyo bamanuriyeho bikize mu maboko yawe niwo cinzira wazitari ko na nyuma zirakora Imana nge I believe in God by the way bingezeho byose no kubera Imana pe nango tabangure se undi rike uri arasenga oya ndasenga pe ndasenga bana ngera nkacika intege sinjye gusenga ariko ndibundi nsengera Source Ministries muri servers hari house minagri cyangwa sometime nkagenda Grace Room Nyarutarama ariko ubundi nabatijwe 2007 muri Restoration Church Kimisagara so rero ngarutse ku kintu uvuze I believe ko Imana ishobora byose ishobora kuzabikora ikibazo gikurikira kirambitse cyane n'uyu mugabo w'umuhondo yakoze bita Emika bakanga bamurera y'utano no TV Semuhungu niba numvise neza wavuze ko Kaspi igihe cyose nakongera mugakorana kandi mufata na big brother wawe ariko nariyo niwe muntu watubwira ko nariyo niwe muntu w'umugambanyi waba waratumye traffic jam itandukanye niwe wabitangije ni uruva nariyo niwe wabitangije by the way nabivuzeho ni nari wabitangije kuko amabdiri yose nagiye ndiringa n'aba boss yagiye nyuma nsaba nk'amanimero nyuma nkabona ko habaye flyer kumwe n'abandi bakobwa ni inshuti zanjye nta kibazo ariko nyine nkahita nungurwa nyuma yako nabivuzeho ko arawe yakoresha excuse ngo ba boss ngo bavuze ngo abacyanga bakira bamwera hano ngo ko ngo Eric ngo kandi abantu hakoreye igihe kinini kandi bahora huzuye bakazana noza ya mbere option yakuvuga ngo umva niba twabayembaga miliyoni ngo dushaka kwamagana bakagabanya half no ubwo yo magana bakwibaha nanjye ndimo none icyo gihe natagiyeyo bagatwara abo bandi batanazwi cyane so urumva bazabahangaye hatuvugisha ukuri ni munsi ya magana so ubwo rero nariyo
naho ingero nyinshi. Crystal Lounge ninjye watwayeyo nango wari bahazi, ninjye wadirinze na boss guhera last year, ninjye watwayeyo. Cubana ninjye bahamagara bace kuri yura witwa Migambi John wo muri Made in Rwanda, njyayo tujyana bakaspi, ninjye wadirinze iyo deal, ubu bariyo hariya Kimicanga ku Migano, ninjye wadirinze nabo ba boss baho. Uriya muti kuhunga nsaba nimero ngira ngo ariko negosia kugira dusubireho kwa ngiye bari barambye amafaranga bayagabanyije nta kuyemera, ubu niho bari akenshi haraho batabona abantu uko Semuhungu ni yaje. So urumva ko nariyo niyo bigizemo hari pana DJ Cash. Yeah, the last question cyangwa last question. Ihe yes, mbirimo ariko nta umushinga umuntu apfa guhubukira. Ndacyari mu biganiro, nibiba ngombwa nzabamenyesha, ariko ibyo uvuze nibyo njya mbiteganya. Yego. Okay, so ubwo rero niba nta wundi muntu ufite ikibazo cyangwa shaka ari umuntu umwe wari usigaye tutamurinda ijambo ngo ni cyaro cyashe twari turovizeye yego rero muri musaza nasoze ikibazo cyawe habaze dusura murakoze mazana Jason Andrew abanya cyari cyane kwa kuri ntabwo basabye ongerera nafite basabye ikibazo cya mbere kiravuga ngo by'ukuri Semuhungu ni izina ryawe sibyo ese by'ukuri kuba by'ukuri ntabwo like ma comments ubona either on social media kugira ngo Semuhungu cyangwa nyine hafi imyitware yawe cyangwa by'ukuri okay ukuntu witwara mu by'ukuri sibyo ese either ma comments ubona amagambo nyine umuntu wese wumva atakunyuze sibyo gitwaramo gute. Ikindi cya kabiri ni uko kuri this project nyine wamaze gusinya ibintu sibyo urumva ari iki cya mbere cyiza ugiye kuza nyine ku bantu mu by'ukuri ugomba ko nyine kizabanyura cyane uburyo nyine wabona hashobora abantu bakurikira no numvise neza ikibazo cya mbere wavuze gute? ikibazo cya mbere cyavuga mu by'ukuri cyavuga ku izina ryawe mu by'ukuri cyangwa imyitware yawe ukuntu witwara mu makomenti. Okay, aho ntacyo mbizi. So icyo kibazo cya mbere ubundi kitakwishe kiragukomeza, or whatever doesn't kill you make you stronger. Man, yena abantu batangiye kumvugaho cyangwa kunyataka since 2016, so sindurana nara amagufa yayo yanengera ndafite umubiri mwiza uranatumeze neza. So buryo umuntu agenda akavuga hariya kuri social media ataje nkabikuvugira hano gutya mu face, nango you public figure cyangwa mu social media influencer cyangwa se uzwi, hari ibintu nyine ugomba kwihanganira. So nanjye I'm strong, hari ibyo namaze kwihanganira uko nyine biraza nkabireba nkabicisha amaso. Yego hari akataburamo ariko ndabyihorera cause hari benshi bakwifuriza urupfu, hari benshi bati diya wivemo, hari benshi bati bigenda gutya, hari benshi bagutuka byinshi, but igitutsi nawe kishe. Mbere najya nsubizanya n'abana ko mfagiye mureka nkakwihorera. Ni benshi banvuze mu maririmbo kugira banzamukireho, hari benshi banutse, hari benshi bandirimbye, hari benshi banyanditseho bino umutwe w'amagambo kuri ma YouTube ugasangamo ntabwo ndimo bakoresha izina ryanjye. So ibyo byose ni ibintu ugeraho nyine ukakira ntacyo bikimungabanya. Narwo nyine nsiba na comment nzireka ahubwo nibwo buryo utavuzwe ntabwo ntabwo popping nese ubwo babata buryo nuba utavuzwe ukabona ntabwo kikuvuga icyumweru kimwe gashira bibi bitatu menya ngo wazimye, menya ngo ntabwo kiri kuri market nyine ntabwo uri gucuruza, ariko ni wicara ukaburi ari ukapoppinga ugahora ngiye nkureka nkubwire ntabwo icyumweru cyashira umuntu atamvuzeho kandi bikaba vibe sibyo cyangwa kwezi shaho ngaho sinzi uko byagenze. So nuba rero iyo utari kuvuga urumva twera ngo tuzana ngo dutwike mu bintu byo
kusebanya gutukana oya nge sindi discipline nararizwe mfite umuryango ndukamo nanukanye n'abandi bantu benshi kuko abantu tujya duhura ko izi usikunu ko nagutekereza ko atari komeze usikunu abantu bakumiye usikunu bavuze usikunu bavuze ngo irata usikunu bavuze rero ariko ngende umuntu w'abantu duhe mu nzira namwe mwese tuzahura uzijye nsuza nta kibazo tufata turisangire icyo cya mbere nagisubije cya kabiri cyavuga gute anyway so and then nizo ko namuntu twaniganye ijambo uriya mutipe uvuge cyane uri sani oya urumva mu Rwanda kuzana business ko yanze ukayizana mu yindi ningi wa mbere bitangije hano kuri no lounge ni class no kwenda mutagiza muri club hano na VIP lounge mwibonye uri kune class so nuko na investinze hano ariko nanga ari buri munsi ngo ngiye mbikorera ahantu hose ngo buri muntu agure ikintu hanze kinjiza hoya so turi muri launching ya Semuhungu experience ariko nuko twahise concept ya gutya izajya hori hinduka every Sunday izajya hinduka nani ngiye nzajya njya nango bizabigenda gutyo cyese ko ari ukuntu rwose nzanegotiatinga n'akabari hakaba ibintu by'ama discount nk'ahantu turavano tujya kucimihurura wabonye ko hari discount twatanze yo kugura byere 3 bakaguha byere nye bakaguha zine ebyiri z'ubuntu ukagura enye baguha ebyiri zikabesha 3 wagura pizimwe baguha kabiri y'ubuntu nanga no kwango nakabari ngo kadafite abakiraho no kari kafite abakiraho no kugira ngo tukomeze dukora iby'abandi bantu badakora hano kuko urumva ngewe yuri umuhost cyangwa se ushaka gukora ka business ukora ushaka something ukaba creative creating ibintu bishya abandi batagenda bakora sivyo yeah last twasoza ariko by'umwihariko ari cyose mu babakeneye kugira ngo dusabane dusangire nk'abantu mwanitabiriye uyu munsi kikari bari cyo wenda DJ Sweet yakongeraho cyangwa Bula cyangwa se Eric ariko nizera ko twese tunyuzwe ari cyo mutamubashije bose ngo muce Diane ariko twe turasoje Eric ari cyo wakongeraho reka bagishite banje bagire ndene ubundi nsoze n'ababwira turahera okay ladies first bon icyo nabivugaho bino bintu nka DJ Sweet nagiye munyura mu bintu bike na bike nanjye nabifite amatsiko nubwo twatangiranye igikorwa runaka nka biriya bintu bya traffic nagiye mubazaho nanjye nabifite amatsiko yo kumenya kuko nubwo twatangiranye hari byinshi twagenda tuganira n'ibiki byose icyo nabivugaho rero ntabwo kuba ugiye gutangira bino bintu cyangwa iyi experience yawe byatuma cyangwa se byatera ikibazo kuba mwakoranaga traffic cyangwa se hari ikiganiro mwabiganiriyeho nanjye wihangane ndakubajije kandi turi kumwe yeah that's a good question yes sweet abajije so kugeza maginga yo to be honest ngiye sinzi kubeshya naho twicara tubaza tuvuye ngo okay turayisenye umuntu agenda akora ibyo ndakora ibyo gusa ngiye narabahaye option ndabwira ati guys yes ngiye na hosting n'undi naba mfite izindi business tamazu haraho namamariza bisanzwe so ibyo byose binzanira income so hatavuyemo kwamamaza havuyemo amine guhostinga